Ndabashuje inshuti zanjye ku rubuga Flow Kitchen and Home Gardening. Amahoro. Uyu munsi rero mu gikoni cyacu tugiye gutegura ji y'ishu, umutobe w'ishu. Murabibona nahisemo gukoresha igice, ryose ryaba ryinshi, nahisemo gukoresha igice bitewe n'uko ringana. Rero hari abagiye bambwira ngo nzabere kuko bakora ji y'ishu, kandi ji y'ishu ni nziza cyane ku mibiri yacu. Hari abo bagenda konseya bitewe n'icyo barwaye, ariko muri make icyo nababwira, ji y'ishu ni nziza ku bantu barwaye igifu, irakivura rwose. Ujye ufata ikirahuri cyangwa ibirahuri bibiri ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, ukabikora nk'ibyumweru 2-3, igifu kiba kimaze kumera neza. Abantu bagira ibibazo mu mara bakakunda kugira ama constipation ndetse bakagira na za infection z'amara, kajya kwa muganga, mujye mukoresha ji y'ishu, ni nziza cyane, irabafasha. Ji y'ishu yigiramo vitamine A, ifasha amagufa, ikora ku maso, ivura uburwayi bw'amaso, igakomeza amagufa, igiramo vitamine C, murabizi ko nayo boosting umubiri. Rero ji y'ishu ni nziza cyane, iyo ubashije kuyifata nyine ritagiye ku ziko, wakozemo ji ari ribisi, irafasha cyane ku mubiri. Ariko ngewe nkunda kuyikora kizemo n'igitunguru, cya gitunguru cyiza cyumye cy'umwimerere, cyumye neza, ngishyiramo nkakivangamo kugira ngo irusheho kugira imbaraga, kuko igitunguru murabizi ni antibiotique ikomeye, narababwiye kira detoxify umubiri. Igitunguru gikora detox y'umubiri, kigasukura imyanda yose ijyanye n'ibyo tuba twariye bidutera ibibazo by'ibinure bibi, bikabyara imivuduko, bikabyara ama hypertension, nyine bikabyara amadiyabete, imyijima n'ibindi birwara. Ni byiza rero gushyiramo igitunguru, noneho ikaba ji nziza ikora kuri ibyo nababwiye, ku gifu, kumara, ariko noneho ikanasukura umubiri, ikagabanya isukari mu mubiri, ikakora no ku mwijima, kuko igitunguru ni cyiza cyane. Iki gitunguru cy'umutuku ni cyiza cyane pe. Mujye mureba uburyo mwagikoresha mukagifata ari kibisi kidatetse, kuko gikora ibitangaza mu mubiri, gikuramo iyo myanda ituma hazamo ibinure bibi, kigasukura umubiri ku buryo bwose bushoboka, na antibiotique ikomeye cyane. Rero ji nyikora gutya, nababinsabye mujye mugishyiramo igihe mugifite cyeze cyiza nk'iki ngiki gikomeye, mujye mugishyiramo, ni byiza rwose, ji irushaho kugira imbaraga. Rero mbabwiye muri make icyo ikora, ariko ni byinshi, reka ndekera ahangaha mbereke uko ngewe nyitegura. Ishu rero turimo kurikata, nuko nguko turi kubigenza. Mu kanya turakata n'igitunguru, hanyuma tubisye, ubundi tubitere ku mwanya kugira ngo ishu rikore, ubundi ji yacu iraza kuboneka. Tumaze kubitunganya rero, murakibona cya gitunguru, ishu. Noneho icyo nababwira, utungutu twa tundi tw'imbere abantu bakuza kujugunya, ntimukatujugunye. Muri ji ni ingenzi cyane, tumikora cyane, ikaba concentre. Utu tuntu dukomera tw'imbere ntimukatujugunye, mujye natwo mudusya. Rero icyo tugiye gukora, tugiye gufata aya mashu yacu n'ibitunguru, tugende dukoresha utuzi dukeya, tubisye. Hanyuma nibirangira turakoresha amazi y'akazuyaze, dusukemo, dupfundikire, bimare nk'iminota 30-40 gutyo, ji iraba yakoze, ubundi tuyungurure. Ndagenda mbibereka uko tugenda tubikora. Ji yacu rero twamaze kuyisya, ngiyo murakabona gasa neza, harimo ka kantu k'igitunguru k'umutuku kivanzemo, ntabwo ari umweru derere nk'ishu gusa, kubera ko nyine twashyizemo cya gitunguru cy'umutuku. Iyo cyeze neza kiriganza cyane, ni nabwo gikora umuti neza cyane cyane, mu buryo udashobora kumva, na antibiotique ikaze pe. Ubwo rero maze nk'iminota 30 nyipfundikiye, yakoze. Noneho ngewe kugira ngo nkore akantu kari super k'umwihariko, nakabanga mbibiye, mba nakoresheje mu gusya amazi y'akazuyaze arimo akadimu. Ubaye ntacyo indimu igutwara, nawe wajya ubikora gutyo.
ugashyiramo akadimu, ugakoresha utuzi tw'akazuyaze mu gusya, hanyuma ugapfundikira iminota nka 30. Umva uba ukoze ikintu gikomeye, uba ukoze ji iri supa idasanzwe. Kuri cya gifu irushaho gukora neza, kumara. Umva kunywa aka kantu uba wivuye ibintu byinshi byinshi byuzi n'ibyo utazi. Reka rero tuyungurure mu kirahuri uko nabibabwiye. Ushaka kwivura byaba byiza ufashe ibirahuri 2 mu gitondo, kimwe mu gitondo na kimwe nimugoroba. Mu gitondo nta kintu urafata, na nimugoroba ugiye kuryama wamaze kurya. Icyo gihe bikaba ibirahuri 2 ku munsi, ukabikora nk'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi. Uburwayi waba ufite ari isukari iragabanuka, ari umwijima, za hepatite, amavirusi, charge virale biragabanuka. Ku gifu hose nakubwira abantu barwaye igifu cyabarembeje, igifu kirakira. Abantu bagira ibibazo by'amara birakira. Noneho n'ibindi byinshi byinshi umuntu atarondora. Ibyo ni iby'ingenzi mba mvuze. Reka tuyungurure rero tunywe ji yacu mu kirahuri. Kaji kacu rero turi kukayungurura. Ikirahuri kimaze kuboneka. Murakabona gasa ntago ari umweru, kubera cya gitunguru kiganjemo cyane, kubera ko cyeze. Kubera ko cyeze neza gihita kigahinduka gasa neza bye. Karimo umutuku kandi kararyoshye. Rero ikirahuri nimugoroba, ikirahuri mu gitondo. Ni mwiji. Ikindi akandi kantu nari bagiye kubabwira. Igihe wumva unaniwe, wagize stress, rero nkuko nababwiraga, unaniwe ufite aga stress, wumva ushaka kuryama ukaruka neza, aka karahuri gakoze gutya wakanywa. Akaji k'ishu n'igitunguru cy'umutuku harimo ka kadimu nababwiye, wakanywa kavura stress, kavura amavunane, ugasinzira umeze neza. Rero njyewe ubu nagakoze, ngiye kukanywa. Mvuko Yesu agira neza niko bajya bavuga. Wow, akarahuri kanjye ndakamaze. Kora kawe nawe ujye ukanywa mu gitondo na nimugoroba, wivura izo ndwara zitandukanye twavuganye: igifu, indwara z'amara, diabete, umwijima, umunaniro n'utundi twinshi. Uba ukoze ibintu byinshi no gusukura umubiri, kubera ko harimo igitunguru n'akadimu na detox y'umubiri uba uyikoze. Mwakoze rero kumurikira, mwakoze kubana nanjye. Nizeye ko mugiye kubikora mukivura indwara nyinshi. Ciao ciao.